turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel y'Abanyarwanda niyo nkuru TV show. Murabizi ko namakuru amakuru ari trend amagina cara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda uretse hano kuri niyo nkuru TV show. Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru idasanzwe y'ibyabaye mu mwaka wa 2024. Aha ni mu kwezi kwa 9. Aho mu gishanga cya Nyabarongo haje kuba haba ibintu bidasanzwe, haje kuba havumburwa ikigabo kinini cyane cyari kimaze imyaka myinshi cyane mu butaka. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaza ko iki kigabo ari igihinde. N'umunsi nje kubabwira ino nkuru, ndabizi ko abenshi mwayibonye ariko hari n'abatayibonye, niyo mpamvu tuba tugiye gusubira ino nkuru kugira ngo n'abatarayibonye babashe kuba bamenya ibyabaye. Ariko mbere ko nangira inkuru mbagomba kubanza ngashimira abakoze subscribe kuri YouTube channel y'Abanyarwanda niyo nkuru TV show. Nawe nimba utarakora subscribe, akandi ko kanya keza ko gukanda subscribe. Kanda subscribe ufungure n'inzogera kugira inkuru yose itambutse hano kuri niyo nkuru TV show igikugeraho ku gihe. Reka dutangire inkuru yacu. Mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2024 mu gishanga cya Nyabarongo habaye ibintu bidasanzwe. Iyi ni inkuru yaciye ibintu iracicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu baturanyi. Buri wese ukoresha social media ino nkuru yamugejeho ko mu gishanga cya Nyabarongo hagaragaye ibintu bidasanzwe. Ese byagenze bite? Ndabizi wise wibaza byagenze bite, iki kigabo cyavuye hehe? Ese birashoboka? Nanjye nabyibaza, ariko ndi hano nk'umuntu wakoze ubushakashatsi nkatara amakuru kugira ngo nze kuba nabasuramo ino nkuru y'ibyabaye, mbamara amatsiko yose mwaye mufite. Icyo ngusaba ni ukubanza ugakanda subscribe. Mu kwezi kwa 9 ku mwaka washize, ubwo umuhinzi bita Karori nk'uko yatanze ubuhamya mw'iyi nkuru ngo yarimo arahinga, hari n'abandi bari hakurya ye muri iki gishanga cya Nyabarongo, bagiye kumva bumva umutingito udasanzwe mu gishanga. Barahagarara bareka guhinga kuko no mutingito ngo wari ukabije ugereranyije n'uwo twari dusanzwe twumva. Murabizi ko mu Rwanda ntago ari igihugu gikunda kubamo imitingito cyane, ariko aba bahinzi ubwo barimo babahinga habaye ibintu bidasanzwe, bumva umutingito ndetse mu butaka hazamuka n'ubushyuhe bwinshi cyane ku buryo buri wese ahari yatangiye gututubikana. Abahinzi batangiye kugira ubwoba babura aho bakwira, ariko nko mu kanya nk'ako kubipa bagiye kubona ubutaka harimo burisatura, hazamutsemo ikigabo kinini cyane. Mu kanya nk'ako kubipa bagiye kubona ubutaka burimo burisatura, havamo umwotsi, kandi uwo mwotsi ushyushye cyane niwo watumaga bose barimo babira icyuya kandi ari ku manywa y'ihangu. Abahinzi bagize ubwo bahita bahamagara inzego z'umutekano, abashakashatsi baraza kubona iki gishanga kirimo abantu benshi cyane. Bazanye imashini kabuhariwe mu gucukura, batangiye gucukura ahantu haturitse kugira babashe kuba bamenya se ni iki cyihishe inyuma y'iri turika ry'ubutaka. Imashini zatangiye gucukura, bageze nko muri metero y'ubujya kuzimu nibwo baje kuba bahura n'iki kigabo kinini cyane ariko ku buryo ewana byari biteye n'ubwoba. Cyarimo kizamuka kiva mu butaka kizamuka hejuru. Abantu benshi baraho bahise bagira ubwoba, bariruka bakwira imishwaro. Abafite imitima ikomeye barahagarara kugira ngo babashe kuba bamenya se iki ni kintu nyabaki. Amwe mu mateka twabashe kuba twamenya, hari umusaza mukuru cyane wabashe kuba yahagera tubwira ko kera mu gishanga cya Nyabarongo hahoze hatuye abantu. Hahoze hatuye abantu mu bwoko bw'Abahinde, bari barahashyize akadugudu kabo. Hari n'ubuyobozi
cyane ko kera abazungu bari barakoroneje ibihugu byo muri Afurika, barazaga bagatura bagakora umudugudu wabo. Abahinde nabo bari barafashe iki gishanga cya Nyabarongo bagihingamo umuceri bakanituriramo. Muri uko guturamo aba bahinde bari bafitemo n'ubuyobozi, ngo bari bafitemo na gereza yafungirwagamo bagenzi babo bakoraga ibyaha, ariko bakaba bari bafite gereza y'umwihariko yo munsi y'ubutaka. Bakimara kutubwira ibyo, twaketse ko iki kigabo cyari cyarafungiwe mu butaka hamo hasi bitewe n'ibyaha cyari cyarakoze. Ahubwo ikintu cyaje kuba cyatungura abantu, baje kuba bakibaza se ni gute cyaba kikiri kizima imyaka yose itambutse, kuko batubwiye ko mwaka w'1888 aribwo aba bahinde bari batuye muri iki gishanga. Ni imyaka myinshi cyane iciyemo, ukibaza ngo gute iki kigabo cyari kigituye hano mu butaka kandi kikiri kizima. Abashakashatsi bahise bafata icyo kigabo bakizirika imigozi, bagipakira imashini, bakijyana muri laboratwari zabugenewe kugira babashe kuba bagikoreho ubushakashatsi. Ntabwo byari bisanzwe pe, byari biteye ubwoba pe. Iyi nkuru ifite igice cyayo cya kabiri, kuko amakuru igice cyayo cya kabiri kivuga ko iki kigabo cyaje kuba cyakicwa bitewe n'uburyo cyaba cyaritwaye nabi bakimara kukizirika imigozi. Reka mbashishikarize kurazara inkuru y'ubutaha, mbasaba gukanda subscribe, mufungura n'inzogera kugira inkuru yose inyuze hano kuri Niyonkuru TV show igiye itebageraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha.